neza reka turebe aya magambo atatu avuga ku mugore maze turusheho gusobanukirwa neza n'agaciro k'umugore. Muze tubane, ni Justin Niyonsaba kuri mikoro, turusheho gusobanukirwa neza umugore, ibintu akwiye kumenya ndetse n'ibintu akwiye kwitoza cyane kugira ngo azabe nk'ibivugwa muri aya magambo atatu. Ni imigani itatu ivugwa mu Kinyarwanda ivuga ngo ubwiza bw'umugore cyangwa se imico y'umugore ishobora kugira ingaruka nini ku muryango. Hariho abantu benshi bakunda gufata abagore nk'abantu bari hasi cyane, bakabafata nk'abantu baciriritse, bakabafata nk'abantu rwose kubagira no kutabagira bisa nk'aho ari kimwe, ariko burya ni ukwibeshya kuko umugore afite agaciro ke k'umwihariko. Umugore Bibiliya yagiye imuvugaho ibintu byinshi, hari n'inyandiko nyinshi zagiye zivuga ibintu byinshi ku mugore, ariko kubera ko abagabo bashakaga kwikubira imitungo mu gihe cyashize ndetse bagashaka kugaragaza n'ubuhangange buri ku rwego rwo hejuru, bafataga abagore nk'abantu bari hasi. Niyo mpamvu mu nyandiko zera hakunda kugaragaza ngo abantu bari bateraniye ahantu ari nk'igihumbi ariko ngo abagore n'abana batabariwemo. Byumvikane neza ko abagore ntabwo bababaraga nk'abantu, ahubwo abagore bababariraga mu bagabo. Rero ahangaha bigiye kugaragaza neza yuko umugore iyo yitwaye neza agahabwa agaciro ashobora kuba umuntu udasanzwe mu muryango. Hari umugani w'umunyarwanda uvuga ngo umugore ni inkingi y'urugo, kuko burya urugo ruhagarara neza bitewe n'imyitwarire y'umugore. Abantu benshi ntabwo babizi, ariko buriya iyo umugore ashatse kugira ngo abashyitsi baze mu rugo baraza, iyo ashatse kubaca mu rugo baracika. Iyo umugore aje mu rugo agashaka gusanganya imiryango cyangwa se guhuza imiryango yabo uwo yavutsemo n'uwo yashatsemo birakunda, ariko iyo ashatse kuyitandukanya nabyo birakunda. Kenshi na kenshi umugore mubi usanga umuryango yashatsemo adashaka kuwumva, akawusuzugura. Ntabwo bishoboka rwose ko umugore ashobora gusuzugura umuryango yashatsemo ngo azagire amahoro, kimwe n'uko uwo muryango nawo udashobora kugira amahoro. Kandi noneho iyo asuzuguye umuryango yashatsemo, hari n'igihe usanga n'uwo yavutsemo nawe burya ufite ikibazo. Kenshi na kenshi abantu batangira kuvuga ngo umuryango yavutsemo ushobora kuba ari wo umutera uburere bubi. Rero bigaragara neza yuko umugore mwiza cyangwa se umugore ni inkingi y'urugo, ariko nyine biba bisaba kugira ngo abe inkingi koko. Nk'uko tubizi, inkingi ifata igisenge kugira ngo igisenge kitagwa. Byumvikane neza yuko uwo mugore aba ashikamye, afite indangagaciro zikwiriye, afite uburere, afite ubwitonzi, afite kwihangana, afite imico myiza yose ikwiye kuranga umugore. Uyu mugore rero ni inkingi y'urugo koko. Niyo mpamvu bavuga ngo kurusha umugore mwiza aba akurusha urugo. Rero ntabwo abagore bose ari beza, hariho abagore benshi batari inkingi, ahubwo akaza ameze nk'aho ari rushenyi cyangwa se ari we usenya umuryango. Ugasanga ahubwo umuryango wari wubatse ari kuza awuhondahonda inyundo, umuryango ugasenyuka. Hariho benshi bariho, muzajya mwumva hariho abagore benshi bafata ibyuma bagatera abagabo babo. Abenshi mwagiye mubumva aho umugore afata icyuma agatera umugabo we akamukuramo amara, henshi byagiye bibaho. Rero ahangaha uyu mugore aba ashenye ikintu gikomeye, kandi aba ashenye icyizere cy'umuryango, aba ashenye icyizere cy'ubuzima. Ntabwo aba abaye inkingi rero. N'abana yabyaye ntabwo bazigera bamwiyumvamo kuko aba yarabaye umwicanyi. Ariko umugore nk'inkingi y'urugo ni wa wundi utera urugo kuba ahantu hatuje, ahantu hari umutekano, ahantu buri muntu wese yishimira kuba. Mbega ahantu umuntu agera akumva araruhutse, aho kugira ngo agume ahorane umunya azinga uburakari. Oya, ntago ari ahantu umuntu akwiye kugirira uburakari kuko hari umugore nk'inkingi y'urugo. Hari umugani wa kabiri uvuga ngo umugore mwiza arusha inzu nziza agaciro. Ni koko, nibyo. Umugore mwiza nubwo yaba aba mu ivundi, nubwo mwaba mufite inzu y'ivundi, iyo nzu ifite agaciro kurusha ya nzu y'umuturirwa ariko ibamo umugore mubi. Buriya hari amazu menshi tubona asa nk'aho ari nk'amahoteli, andi ari imiturirwa, ariko ugasanga harimo umugore wigize akaraha kajyahe. Umugore utakwakira abashyitsi, umugore ukubita umugabo, umugore uroga, umugore w'umujura, umugore w'umwicanyi. Ahangaha iyo nzu uko yaba imeze kose
ntabwo igira agaciro kuko agaciro k'inzu burya ni abayirimo. Iba inzu iciriritse niyo haba harimo abantu beza iyo nzu izaba nziza kuko abo bantu bakugamisha imvura iramutse iguye kandi bashobora no kugukiza izuba igihe ryatwitse. Ariko umugore mubi ntashobora kukugamisha kabone nubwo yaba afite inzu zuzuye umusozi, kabone nubwo yaba afite inzu zuzuye igihugu ntashobora kukugamisha, ahubwo arakwangiza akakwica akaguheza hanze imvura ikakunyagira akakwima icyo kurya kandi atabibuze. Ariko umugore mwiza uruta inzu nziza ni wa wundi ushobora gusanga ari mu buzima bubi ariko akemera icyo yari afite mukagisangira kandi bikagenda neza. Umugore utanga rero ahorana icyubahiro. Burya umugore uguna cyangwa se umugore utagira ukuboko gutanga ahorana igisebo, agahorana ikimwaro kubera ko aba yitwa umugore w'igisambo. Rero umugore mwiza ntaho wamubona usibye ko ari ukumutombora. Abantu benshi muzajya mubumva bavuga ngo abagore bose babaye kimwe. Oya, hariho abagore beza baruta amazu batuyemo. Buri igihe icyo ari cyo cyose inzu utuyemo izaba ikurusha ubwiza, bizaba ari ikibazo, ku buryo abantu baza bakibeshya bakavuga ngo dore inzu nziza we, ariko umuntu urimo ugasanga inzu imurusha ubwiza. Uko byagenda kose icyo kiba ari ikibazo. Ntabwo inzu nziza ikwiye kukurusha ubwiza, ahubwo reka ube mwiza kurusha inzu urimo. Noneho abaza bagusanga basange babone inyuma inzu ari nziza, ariko nibagera imbere basanga uyirimo ari mwiza cyane kurusha inzu. Rero iki ngiki abantu bakwiye kukizirikana yuko umugore mwiza aruta inzu nziza uko byagenda kose. Reka turebe ku mugani wa gatatu. Umugore w'umunyabwenge yubaka urugo. Aha ngaha iyo bavuga umugore w'umunyabwenge ni umugore uzi gukontorora umugabo we, akakontorora amarangamutima ye, akamenya kamere y'umugabo we, akemera kubana nayo. Hariho abagore benshi rero baba bameze nk'abana, noneho yaza agashaka kugira ngo ategeke umugabo, akumva yuko umugabo yabwira umugabo ngo caha 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 caha, ariko uyu ntabwo ari umugore w'umunyabwenge. Umugore w'umunyabwenge iyo ageze mu rugo cyangwa se yagiteretana n'umugabo, aramanza akiga kamere y'umugabo, akamenya ngo uyu mugabo wanjye akunda ibi, uyu mugabo wanjye ibi ngibi nshobora kubimuhinduraho, ibi ngibi sinshobora kubimuhinduraho. Buriya hari igihe umuntu aba yarakuriye mu mico cyangwa se mu mimerere udashobora guhindura uko waba umeze kose. Rero iyo ushaka kugira ngo ubane nawe kandi neza, biba bisaba kugira ngo uze uturize imbere ye, bityo umanze umwige, umenye neza icyo akunda nawe ugikunde. Erega buriya abantu babana ntabwo ari uko bose ari abamarayika, ahubwo ni uko umwe yemera ingeso z'undi. Igihe icyo ari cyo cyose utemeye kamere y'umugabo wawe ngo uvuge ngo iyi kamere ishobora kuyihanganira, uzasenya urugo, kuko ntabwo uzaza ngo usange umugabo wawe ateye nk'uko ushaka. Abenshi iyo bakiri abakobwa bashyiraho detaye cyangwa se ditirize zo kuba umugabo uko azaba ameze, umugabo useka neza, umugabo wambara neza, umugabo uvuga neza, umugabo utambuka neza. Ibi ngibi ni ibintu umuntu aba yishyiraho, ariko nyamara ntabwo bihura n'ukuri kwa nyako. Kenshi na kenshi iyo ugiye kubona ubona ibibusanye n'ibyo watekerezaga. Rero ahangaha ku mugore w'umunyabwenge we aricara akavuga ati none se ko naje gushaka uyu mugabo nzabana nawe gute? Nkwiye kwitonda nkamwitwararikaho, ibyo akunda nanjye nkabikunda, ibyo yanga nanjye nkabyanga. Gusa wenda ntibimugire imbata, ahubwo agagerageza kugaragaza ibitekerezo bye ariko mu bwenge. Hari abagore benshi bahubuka rero, agashaka kugira ngo afosinge umugabo, amubwire ikintu by force. Ndashaka iki nutakimpa, agashaka kuguma agenda amutoteza. Umugabo niba agiye runaka ubwo agiye gusambana, umugabo niba atamuhaye amafaranga ubwo amafaranga yayamariye mu ndaya, umugabo ni mbega ugasanga ahora amuduhira mu matwi nk'uko muzi uruyuki cyangwa ikivumvuri. Uyu nguyu ntabwo ari umugore w'umunyabwenge. Umugore w'umunyabwenge amenya kwifata, akamenya igihe cyo kuvuga, akamenya igihe cyo guceceka. Niyo mpamvu mujya kubona mukabona abantu nk'icumi bubatse urugo ariko hakabonekamo nka babiri barukomeza. Byumvikane neza ba bandi bigeraga urugo. Kwigera rero mu isoko, iyo umuntu agiye kwigera ikintu aragenda akigera umwenda umwe adafite n'amafaranga yo kuwishyura, aragenda akigera umwenda kugira ngo arebe niba umukwira. Iyo utamukwira rero
arawureka. Ariko abangabo ntabwo baje kwigera. Uyu mugore w'inkingi y'urugo, w'umutima w'urugo, uyu mugore w'umunyabwenge we ntabwo aza kwigera, aramanza akitegereza umwenda, akajya mu isoko afite amafaranga ahagije ku buryo ari buve yaguze umwenda. Hariho abantu benshi rero bajya ku isoko ry'urushako ariko bameze nk'aho nta gishoro bazanye. Iki gihe rero uwo ntabwo aba ari umunyabwenge, uwo nguwo aba yitemberera, mbega uwo nguwo aba aherekeza abandi. Umugore w'umunyabwenge rero akwiye kumenya kwifata, nicyo kintu cya mbere. Buri iyi si ntabwo uzayigeraho amahoro asesuye ubona umugore ahagararanye n'umugabo wawe ngo utangire kuvuge ngo umugabo wawe aguca inyuma. Aha ngaha ntabwo hazakubakira, hazagusenyera, hazagusenyera uko byagenda kose. Ikindi, igihe icyo ari cyo cyose umugabo wawe akennye ukamurebana agasuzuguro, ibi nabyo bizagusenyera. Hari ikindi kintu gikomeye rero gikunda kuranga abagore benshi, ni igihe umugabo yakoze uko ashoboye noneho akazanira umugore impano cyangwa se akagira ibintu runaka amuhahira, ariko umugore akarengaho akabirebana isesemi. Ibi bikunda gutuma abagabo benshi bacika intege, ndetse kuva uwo munsi bamwe bagafata icyemezo cyo kutazagira ikindi kintu cyose bongera gukorera abagore babo. Bitewe n'iki? Ni uko bano bagore batabaye abanyabwenge. Niba umugabo yashimye ikintu, ubwo niko amarangamutima ye yabikoze. Kandi ntuzatekereze yuko umugabo wawe ikintu azashima aricyo nawe uzashima. Ariko niba yagishimye akakikuzanira, cyakirana umutima wose, ucyakirane yombi. Ariko nushaka kumwereka yuko yabaye umunyabwenge buke, ubwo uzaba umusuzuguye. Ni kimwe nawe nuko wakora ikintu akagaragaza yuko wabaye umunyabwenge buke. Abagore benshi ingeso barayigira. Uzatekereze rero nawe aho ushobora kuba warahemukiye umugabo wawe, aho yigeze gukora ikintu cy'ingenzi kimushimisha, ariko ukajyaho ukamugaragariza yuko ari umunyabwenge buke. Ni wewe uzaba warabaye umunyabwenge buke, ntabwo uri umugore w'umunyabwenge. Umugore w'umunyabwenge niwe wubaka urugo, kandi urugo si uko rudafite ibibazo, ahubwo nuko ibibazo bikavaringa akamenya uburyo abyitwaramo. Reka Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira. Mpamya nashidikanya yuko mubana natwe ibihe byose. Abantu bose mutwandikira ibitekerezo turabashimye, abakanda like turabashimye, kandi abakoze subscribe bagafungura n'inzogera, ndetse ukareba handitse all notification ukahakanda, namwe turabashimye cyane. Twizeye tudashidikanya yuko bino biganiro hari aho bibavana, hari naho bibageza. Mukomeze mugire amahoro. Ya Justin niyo saba, tuzabure muri video itaha.